mu gihe dusoza abayitwaye neza mu mikino cyangwa mu bikorwa byose byabereye hano, ndagira ngo twakire umuyobozi w'ishuri yacu atubwire uko umunsi yabonye wagenze, hanyuma anadusoreza gahunda y'uyu munsi. Mwiriwe neza, Kristo Yesu akuzwe. Murambabarira ntabwo nabanye namwe uyu munsi wose, maze iminsi ndwaye, niyo mpamvu ntagaragaye cyane. Ubwo nabo twateguranye kino gikorwa hari iminsi nk'itatu batambonye, ndabashimira uburyo bakinjiyemo bakanakigeraza ku ndunduro. Mu by'ukuri uyu munsi wari umunsi mukuru wa Yosefu, urugero rw'abakozi, kandi natwe turi abakozi mu cyiciro cyacu. Mu kanya maze mbona ibyo bafishaga hariya, harimo ibihangano abarimu bahoze hariya barimo kuvuga bati bano banyeshuri bacu bareba kure, bareba beyond. Turabifuriza rero kuba abantu batekereza twice, mugatekereza kabiri. Uyu munsi wacu waranzwe n'igice kinini cy'imvura. Iyo tuza gutangira saa 3 twari kugira ibintu byiza cyane byinshi, ntabwo twari kugeza aya masaha tukicaye. Ndabashimira rero uburyo mwabyitwayemo, ntabwo nabisubiramo detail ku yindi. Reka ntangire igice gushimira mpereye kubo twakoranye inama bwa mbere, bari barangajwe imbere na baduwaye ndetse na ekipe ishinzwe umuco, abanyamakuru, hari n'izindi ekipe zitagaragaye cyane ariko zirimo kutwereka birimo gukurikiranwa hano. Hari abantu twabwiye ubu bino byose birimo biraca live kuri YouTube. Kuva mu gitondo byanyuragaho. Ubwo rero bazadukorera na filime documentaire, bazayibereka. Umuntu wahaye interview azibona, umuntu wagize participation azabona arimo gutanga participation. Ikindi buriya twagize inspiration, ntekereza ubutaha mwebwe ubwanyu muzafata initiative, muze tubitegure neza kurushaho, tugire n'ibindi turenzaho biruta ibyo twabonye uyu munsi. Nshimiye les organisateurs, abandi nshimira n'abarimu. Uyu munsi yari konje ariko babanye natwe, baza muri ya mvura kugeza n'aya masaha tukiri kumwe. Hari abandi bantu rero bashobora kugira ngo ntabwo twabibutse. Hari abantu bagize ubushake bakajya mu irushanwa, bagafata umwanya wa 2 cyangwa wa 3. Abo ni abantu bo gushimira, sibyo? Abo ni abantu bo gushimira. Bino bihembo twahawe ni byiza ko nabo babihabwa, sibyo? Barabihabwa. Ndimo ndasa nkusoza. Barabihabwa bate rero? Ampere kuba rushinzwe organisation. Ninde? Idwaya. Umunyeshuri warushinzwe ya komite y'abarubitere yose yasifuye ninde? Uwo naza ahangaha kugira ngo ahagararire abandi bose.
Doyen ni wari uhagarariye itsinda ryateguye Doyen rero we n'itsinda wari uyoboye muze kugenda mwiherere ibi bihembo byose mu bigabane. Ibyo byose abantu ba organizateri ibi bihembo byose ni ibyabo, mumushimire. Abandi dushimira ariko ndabona hari ikiri ibihembo turabitanga abantu bose bagize participation, ari ababaye aba mbere ari ababaye aba kabiri, biyandikishije kuri rwa rupapuro, abiyanditse bose. Liste murayifite Blaise Karuhanga, liste irahari yose. Umuntu wese uzi ko afite ikintu yakinnye nimwe mubazi, muze kubegera mubahe ibi bihembo. Fata karito ya mbere hariya, uya terura indi, terura n'indi. Oya yihorere. Ndabizi neza ko abantu mwari mwiyanditse kuri ya rupapuro, liste murayifite. Ibi bihembo mwese mugende mu bigabane bose, nzi ko bibakwira, sibyo? Ubwo turabishyikiriza nde? Tubishyize mu maboko ya Blaise. Umuntu wese uzi ko yanditse kuri ya rupapuro ntibamucike, sibyo? Mu kanya irindi tsinda ni itsinda ry'abarimu dose. Iki gihembo turagishyikiriza abarimu. Iki gihembo mwumve se, abarimu baragisuzuma neza, bakigeho kugira ngo umunyeshuri uzajya utsinda neza igihembo mugishyikire. Murakoze. Birashize se? Ibindi bihembo rero abafana kubera ko mwafaniye neza, namwe mukanya numara gutunganya zino ntebe igihembo cyanyu kirabageraho. Sibyo? Ibi bisobanuye iki rero? Mwumve icyo bisobanuye, mukurikire mwumve icyo bisobanuye. Kabanze mbisobanure kugira ngo tumenye ibyo tugiye gukora. Murakurikira? Turi ku kibuga hariya, nigeze kubabwira ko muri ya ndirimbo yacu nziza twaririmbye ari indirimbo itugaragariza ko turi one team, kandi ikaba ibumbatiwe n'ikintu cyitwa urukundo, sibyo? Bityo rero mu ishuri ryacu ni ishuri ritagomba kurangwa n'ikintu cyitwa urwango, sibyo? Mubonye ko twese ibihembo tubisangiye. Ndabizi neza, ndishwa
100% ko mwese birubagereho ibi byose turimo kubona sibyo nababwiye nti mukanya numara gutunganya ameza n'ubundi murasanga mwese byabagezeho umuntu bitari bugereho ejo azaza ambwira ati iki gihembo njye nticyangezeho sibyo bishatse kuvuga ko uyu munsi wari n'umunsi wo gusangira murabona ko twasangiye nkaba rero mbifurije kugira ngo iyo energy muyibike neza ejo muzabyuke muri comfortable sibyo murakoze rero reka dusoreze ahangaha tugiye gusoza n'isengesho hari indi tsinda ahubwo naribagiwe kubabwira dushimira ariko n'ibihembo birabageraho ni itsinda ryadufashije muri tekinike kugira ngo aya mashusho muzabona bazaba bayatunganije abakoze kuri tekinike nabo turabashimira mureke rero dutunganye muri refectoire kugira ngo bashyiremo ifunguro rya nimugoroba tunaryame kare sibyo kugira ngo twitegure umunsi w'ejo tumeze neza muhaguruke rero dushimire Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu urakoze Nyagasani Imana ishobora byose urakoze uko wabanye natwe kuva mu gitondo kugera aya masaha tugushimiye uko waduhaye guhumeka umwuka w'abazima tugushimiye uko wabanye natwe mu bikorwa byacu tukweretse ibiri imbere kugira ngo nabyo bizagende neza tugirire ubuntu nawe bitugirire akamaro bikagirire ababyeyi bacu kandi natwe abana bawe tukunogere dushimishwe nuko turi mu biganza by'umubyeyi data wa twese uri mu ijuru ubane na buri wese umuhe umugisha kandi umukomeze mu kwemera mu kwizera no mu rukundo byose tubisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu Nyagasani Yezu nabane namwe ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu mugire amahoro y'Imana